ndagira ngo wumve kano kantu. Tugiye kuraba abaraperi ngo bareswe ibirego bitangaje biri bizarre pe, bya birego usanga byarageze mu rukiko umuntu akavuga ati bino birego byageze mu rukiko gutubundi umuntu bamurega ikintu nk'iki. Ni ibintu bitangaje narindi kwimanukira ndavuga reka tubizane nanone tubite kuri ya YouTube channel yanyu ya Rock Entertainment. Kwibutsaho mbere ko dutangira, kora subscribe, like na share na comment utubwire ikintu ushaka tuzaya tugufasha cyase ikindi twakoraho ubutaha dukomeza twungurana ibitekerezo. Ndagira ngo mve hano hantu ukuntu byagenze. Uyu munsi tugiye kureba ibirego bitandatu byarezwe abaraperi b'ibihanganye cyangwa se abahanzi b'ibyamamare utakwizera ko ibyo bintu byakagombye kuba byarinjiye mu rukiko. Duhere kuri Drake, byagenze bite rero? Hari umumodo wo kuri Instagram b'abakobwa nyine bo kuri Instagram usanga batwika bamwe biyita abamodo b'abakobwa beza cyane. Ngo hari umukobwa mu modo ngo wareze Drake ajya mu rukiko aramurega ko Drake yafashe urusenda kuko wumva kabanga n'urugero cyase urundi rusenda rwose ngo Drake agafata urusenda akarusuka muri condom. Byagenze bite rero? Ngo hari YouTube hari page cyangwa se wenda tubyite account ya Instagram yitwa ngo Too Much Hot Tea. Sibyo? Photo on January 9th detailing the night of the encounter. Iyo account niyo yaje kunyuza ayo makuru yose ya Drake. Yavugaga ngo iki? Ati iyo Instagram niyo yanyuzaho ayo makuru cyane cyane ko yari gucaho ni account ya Instagram nyine y'umuntu w'umupaparazi b'abantu bafite amakuru nyine byo kubona amakuru y'abantu bari kuyatanze kandi ugasanga bafite ibimenyetso. Ati iyo Instagram yinjije amakuru iriho ubuhamya bw'uwo mukobwa ndetse n'ikirego baza gusanga cyaragiye mu rukiko. Uwo mukobwa waregaga Drake rero yamuregaga iki? Ndikira ngo mva amagambo witonze. Urusenda rwageze muri condom gute rero ya Drake n'uwo mukobwa? Utangira tubwira ati Drake n'uwo mukobwa utaramenyekanye cyangwa se badashaka guhita bavuga amazina ye ariko mu modo kuri Instagram. Babakobwa batwika kuri Instagram nyine muhora mubona mu following mubona ari beza cyane. Ngo bahuriye muri DM ya Instagram nyine bagiye mu gikari inbox baraganira bapanga guhura nyine nk'icyamamare n'umukobwa mwiza bahuje. Baravuga ati Drake aramutumira bahurira ahantu mu kirori. None bavuye mu kirori nibwo Drake yamubwiye ati nubwo turangije show twahita tunakomereza kuri hotel. Bahita bakomereza ahantu nyine kuri hotel aho Drake yagombaga kujyana n'uwo mukobwa aho nyine byagombaga kubera. Byagenze gute rero? Iyo post nanone ngikomeza igaragaza ko ngo bose ngo barabishakaga nyine nta wafashe undi ku ngufu. Byari ibintu bumvikanyeho by'abantu bakuru bagombaga gukora. Drake n'uwo mu modo kuri Instagram tudashaka kuvuga amazina ye. Drake icyo yakoze ngo yagiye mu cyumba nyine, bageze mu cyumba bamaze kwemeranya ibyo bagomba gukora byabo. Drake ngajya muri douche yambara condom aragaruka. Bajya mu byo bagomba gukora, bajya muri business zabo, ariko Drake yavuye kwambara hehe condom muri douche. Nanone Drake amaze gukora ibyo yakoraga asubira muri douche ajya nyine kujugunya condom ayikuremo yongera yijugunye agakingirizo ko bita condom. Mujye mukibuka cyane buriya karabafasha kabarinda amasida n'ibindi birwara n'inda zitateganijwe. Where he allegedly poured a Drake icyo yakoze rero ni iki? Yaragiye afata condom bano bagabo bari abakire cyane ba Drake babari n'ibyamamare bazi ko bafite igikundiro gihambaye cyane. Umukobwa ashobora kukwizirikaho akakwiteresha hinda akavuga ati uyu muntu aneye inda nabaminduriye ubuzima ni icyamamare afite amafaranga ntago yayihakana. Bazajya gupima aho Kacyiru za Rwanda Forensic Laboratory bapime basanga inda ni ya Drake ntago azayihakana. Urumva Drake rero nawe ibyo bintu ababizi k'abakobwa nyine nubwo bahuye bafite ukuntu bamukunda bamufana baba bashaka batera inda. Nanjye arabajya babitsa bakabagira hagati tope satani. Drake ngo yasubiye muri douche. Icyo yakoze ni iki? Akuramo ya condom. Amaze gukuramo ya condom urumva yari irimo intangaza. Nangije ahita afata urusenda. Ugira wumve bano bagabo ukunda ari amabandi nabo bamenye abakobwa. Arangije gufatira urusenda asuka muri ya condom irimo intangaze. Urumva ntabwo yari gufata condom ngo ayijugunye muri ibi kaga puberi ko muri toilette ngaricaraho kandi harimo intangaze. Arangije afata n'urusenda avanga muri za ntangaze muri condom arazirika neza arambikamo aho ngaho muri toilette kugira ngo nyine intangaze zipfe nyine ku buryo nta muntu n'umwe wagira icyo azikoresha. Bano babari babagabo bahambaye bafite amafaranga yabo. Icyakurikiye ngo wa mukobwa ngo amaze kubona ko Drake avuye kujugunya ya condom irimo intangaze, umukobwa abonye Drake agarutse mu cyumba cyo kuryama, umukobwa ngo nawe yese ajya muri ya douche ajya muri puberi ajya gushakamo muri ka kaboro kagapaniye nyine ajya gushakamo condom irimo intanga za Drake. Arangije ngo gufatira ya condom irimo intanga za Drake
incriminate herself with the content. arangije afata za ntanga za Drake arazitera mu gitsina nyine muri dushe ngira ngo yitere intanga za Drake wenda ubwazabwire Drake ko kondomu yacitse ariko yaje kumutera. Urumva ikintu babakeneye bano bagabo nababwiye ngo mwitonde cyane cyane mwe mufite ibiceri n'abafite amazina amaninja yaraduhagurukiye. The post quotes her as saying, "It felt like pouring hot lava." Umukobwa yakomeje avuga kuri iyo post ye uhamye yatanze avuga ngo nisutsemo izo ntanga za Drake zari ziri muri iyo kondomu ngo bimera nkaho mfashe maguma zino z'ikirunga biyikira kirunga bira bintu kirunga kiruka ngo wagira ngo nibyo bari bansutse mu gitsina nyine cy'umugore ngo wagira ngo neza neza nibyo bari bansutse mu narahiye ndashya nari imfuye. Apparently she kumva umukobwa ngo yavugisha induru Drake azirukanga aje kureba uko bimeze. Umukobwa ngahita amubwiza ukuri aramubwira ati ni ukuri nari ngerageje kwiba intanga zawe muri kondomu ngo nzitere. Drake aramubwira ati rero si uko dukora twarabamenye ati ziriya ntanga witeye nari navanze mu rusenda nta kintu uzakomera zamaze gupfa zirimo n'urusenda. Umukobwa ngo bahise bamwirukanga no kwa muganga. Allegedly threatening to sue Drake. Umukobwa ngo icyo yakoze yahise avuga ati ubugome nkoreye Drake arabazi nyine yararakaye umukobwa n'umutima mu bayitaraka urumva umuntu n'ubundi warushatse kwiteresha inda muri ubwo buryo ngahita avuga ati ngomba kujya kukurega nkavuga ko ahubwo noneho atari uko byagenze. Umukobwa yahise ajya kurega Drake amurega yuko Drake nyine baryamanye Drake akamushyira urusenda mu gitsina. Urabumva ariko aba ari byo muriga ko Drake yarumushyizemo abishaka nk'ubugome kugira ngo nyine yihorera muce n'amafaranga menshi cyane. Gusa nanone urukiko rwaje kurusanga n'ibimenyetso bimaze gukurikiranwa basanga ko uwo mukobwa yabeshyaga ibyo byose ari fake. Urabumva ariko icyo kirego cyaje kuburizwamo. Bano bagabo bafite abacamanza nako abavoka b'abahanga cyane bakurikirana ibintu byose ibimenyetso. Gusa Drake nari ubwo abikoreye umukobwa bararanye gusa cyangwa se nawe nimbere kunyumva. Aba nabagabo ajya kurara muri hoteli bikaba bizwi ko yayirayemo ku buryo aramutse akoze iryo kosa ryo gusiga intanga ze muri condom kwa kundi muzirika mugata mu gapuberi n'umuntu ukoropa mu cyumba yaza akazifata abazi ko Drake yaharaye n'umu receptionist na nyiri hoteli yaza akazitera kugira ngo abyarane na Drake gusa. And there's definitely a lot of crazy people out there that would do this. Nakubwiye ngo ni byinshi cyane ndetse hari abantu benshi ngo bameze nk'abasazi hano hanze bakora ibyo bintu. Reka dukomeze. Nakubwiye ngo uyu munsi tugiye kureba ibirego bitangaje ndetse bisa nkaho bitanashoboka mufata nkaho bidashoboka byagiye biba ku bagabo b'ibyamamare cyane cyane abaraperi n'abandi bahanzi b'ibyamamare. Gusa nanone ngo ibi birego byose tugiye kurebera hamwe umenye ko ari ibirego byageze mu rukiko, ni ibirego bizwi byageze mu itangazamakuru kuko wumva umuntu ngo bamureze yakubise umuntu cyageze gute, ni ibirego byanyabyo byabaye. Uwa kabiri tugiye ni Lilwayne. Ati Lilwayne nawe yarezwe n'umunyeshuri wigaga muri Morgan State University muri Amerika amurega ngo Lilwayne amwishyura impozamarira ihwanye na $1,000,000. Lilwayne yari yamukoreye iki? Icyo gihe umukobwa aravuga ati nakomeretse ku mutwe nagize akantu kagakomere ku mutwe kadakabije karaho ariko bano bantu bajya mu rukiko bagapfa kurega batata chance yarigije dukoye amafaranga yatsindiye. Umukobwa ngo yagiye kurega Lilwayne. Icyo gihe rero ngo hari abaye ikirori cya homecoming mu 2007 Lilwayne yari ari hitinga ameze neza cyane. Icyo gihe amaze gusora album yitwa ngo The Carter 3. Icyo gihe Lilwayne ngo yari ari kugenda azamuka izina Lilwayne riri kuba rinini cyane mu 2007 ngo ariko umustar ukomeye cyane. Umuraperi ngo yari kuzenguruka hirya no hino ku isi hose afatisha. Uyu mwana w'imyaka 24 witwaga Lilwayne yari amaze gufatisha ubwo ni umusore nako w'imyaka 24 muri 2007 yari amaze kuza 24 yasohoye album ngo iri gutwika hirya no hino igihugu cyose nta hantu atari kugera akorera amafaranga. Muri iyo myaka nibwo yari amaze gusura indirimbo yitwa ngo Make It Rain ari kumwe na Fat Joe. Uburyo bwonyine ngo Lilwayne yaperformingagamo iyo ndirimbo yageraga kuri stage yafataga ku mafaranga urumva yari umwana uri kugurisha amarubumu afite amafaranga yabaga yishyura amafaranga menshi. Iyo yageraga kuri stage ari kuririmba indirimbo Make It Rain yakora uko ashoboye akikora ku mufuka agafata amafaranga menshi nyine no agasa nk'umena mu bafana be nyine abereke kuko kari Make It Rain ari gukora nkuko mu ndirimbo yabaga bigaragaza. Uwo munyeshuri yavuze ko Lilwayne ubwo yari yaje kurimba muri iyo kaminuza bitaga Morgan ngo Lilwayne yamenye amafaranga kuri stage mu bafana ageze kuri iyo ndirimbo Make It Rain ngo abafana bituma basara barwanira ayo mafaranga ngo bituma bamukusa nk'abamukomeretsa ku mutwe. Ntabwo ari igikomere cyo kuvuga ngo bamusatuye umutwe cyangwa iki kagakomere gato nk'akantu kagashyundu karaho. Lilwayne yibaze Lilwayne wari wabikoranye urukundo mu banyeshuri abona nk'abafana be akubatamo amafaranga umwe muri bakafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka njye kumurega wana ko yatumye nkomereka
bamwake miliyoni y'idolari. Ibaza ariko akantu kagakomera gato katanagaragara ngo miliyoni y'idolari arayikeneye ngo bahungabanyije nyine umutekano. Hari ahanze bafite utuntu bikora. I mean, you don't want to get greedy now. Byagenze gute rero? Safety is important, but umutekano koko ni ingenzi mu gitaramo birumvikana. $1 bills to the head. Gusa umukobwa didn't win the case, but this next one ikirego ngo cyageze mu rukiko nacyo nyuma ngo kiza guteshwa agaciro, ariko kiba ari cya kirego nyine cyabahagurukije mukitaba urukiko, abavoka bakajya babyukira, y'abavoka bakishyurwa kugira ngo iyo miliyoni y'idolari nyine lilwayne itaza kumufuka n'amafaranga menshi cyane. Urumva abavoka nabo babishyuye amafaranga menshi cyane. Ibyo ngibyo icyo kirego nacyo cyageze mu rukiko. Lilwayne arengana avuga ngo kuko yashimishije abafana gusa ngo nabizire. Tugiye kujya ku kirego cya gatatu cyo ngo kinatangaje cyane. Nakubwiye ngo turakomereza kuri bya birego uba wumva ko bitashoboka ariko byagiye bigera mu rukiko abantu bakavuga ati ibi ni ibiki koko. Uyu mugore tugiyeho we ngo aratinyuka cyane, aranakabije gutinyuka, we yakanze n'abantu. Wumva ibyo uyu mugore yakoze. Ibaza ko uyu mugore yareze Drake ngo namwishyure miliyari 4 z'idolari. Drake no icyo gihe ntazo yari afite, n'uyu munsi menya nazo afite miliyari 4 z'idolari. Byagenze umukobwa yitwaje Drake izina yari afite no gushaka umutera ubwoba ko yamwicira izina. Aravuga atagomba kuma amafaranga, akurikirana n'imbuga nkoranyambaga zabona abantu yamamariza bose. Aravuga ati ngomba kumusebya mpaka mbaye amafaranga. Ubundi uyu mugore ngo amwita Mico Collins. Uyu mugore ngo ahana natinyukira anasanzwe banumiwe abantu bose. Uyu mugore ubundi ngo yaragiye aca ku rugo rwa Drake, aragenda yinjiramo nta burenganzira afite, yinjira mu rugo rwa Drake ruri Los Angeles, yinjiramo 2017. According to the police report of the incident, she had quote consumed abatanze raporo kuri polisi nk'uko babivuze the refreshments in Drake. Umukobwa yinjiye mu rugo rwa Drake, ajyaho Drake mu gikoni cye nyine habika twa snacks n'utundi tuntu tworohereye two kurya twa tudusanga mu rugo wayiturya tudatetse tuba turaho. Umukobwa arangije yikingirana mu cyumba Drake ngabikamo utuntu nk'utwo cyangwa se ubwo ni nk'igikoni ko twabyita, ajya kurya utwo tuntu twose tw'udusnacks uduki, garikingirana mu cyumba rwose ngararya aratuza aricara. Drake atabiza atanahari atanamuzi. Umukobwa ngo yageze muri urwo rugo ngabona ni nka rwa rugo nyine rw'abakiri usanga ababyeyi baba barateguriye umwana urimo utuntu twose tworoheye two kurya. Ikipe ya Drake yaje aho ngaho ngisanga ngo umukobwa ngari mu rugo nk'uko bakomeje kugenda bitangaza mu 2017 n'ubwo bafite amakipe akurikirana ibibazo byabo. Ngo umukobwa bamuhamagariye polisi bamusanze mu rugo yikingiranye mu cyumba. Drake nta nubwo yari ahari, bahamagara polisi iraza nyine ifata umukobwa ijya kumufunga. Collins gusa nanone ngo umukobwa polisi maze kumurekura ngo icyo yakoze ni iki, ngo nyuma yaho yahise ajya kurega Drake. Aravuga ati Drake nyuma yaho afatiye mu rugo rwe, nyuma yakomeje kujya amamagara nshyiraho igitutu anashaka kumuhotera ngo twongere turyamane ngaranshaka. Icyo kirego kijya mu rukiko ngo kubwizo mpamvu kubera iryo hoterwa Drake yankoreye, ngo akomeza kumbwira ngo tubonane, ngo baje no guhura, ngo Drake ashaka gukomeza mubwira ngo baryamane n'iki, kandi ntabwo ngo biho Drake yaramuzi. Drake yararahiye ndetse agaragaza n'ibimenyetso nk'uko yabivuze mu 2017 mu kwezi kwa 4 ati byabereye mu rugo rwanjye sinari impari, n'uwo mugore sinari imuzi. Umugore nyine ngo yageze kuri polisi ngo arababwira ngo Drake ngo yari yampamagaye ngo twongere tubonane turaziranye, kandi yari yaje kumwiba. Drake aravuga ati uwo muntu sinzi n'izina byaje kurangira umugore bamufashe nk'umusazi ko ku rubanza narwo ruteshwa agaciro nyuma yo kuvuna umuntu yaje mu rugo rw'abandi atatumiwe, aje kurya utuboro tw'abandi ameze nk'umujura, arangije arashaka ko Drake amuha na miliyari 4. Icyo kirego nacyo ngo cyateshejwe agaciro gikorwa munsi. Reka tugaruke kuri Jay-Z muramuzi. Jay-Z mwese muzi ikimenyetso akunze gukora kimeze nka diyama, cyaba ameze cyangwa se yakoze muri kukibona imbere yanyu, ameze nk'uwakoze ikintu kimeze nka triangle, cyangwa se abenshi nkunze no kumva bavuga ngo nico basheraho bavuga ko ari umuntu uri muri Illuminati cyane, wenda tuzabigarukaho nabyo. Bavuga ati Jay-Z kira kintu yakoze, kira kimenyetso akunda gukora murakizi mwese. Wenda benshi muri iyi minsi musigaye mubona atakigikora cyane. Mu 2005 rero byagenze gute? Jay-Z kira kimenyetso cye mu muziho nta muntu utakizi, n'umukobwa wenge mbona gikoresha n'umugore wiyo bari stage bose baragikoresha cya kimenyetso nyine cyabo. Umuntu ukina ibintu bya kaci muramuzi, ni umugabo witwa DDP. Umugabo ngo witwa DDP, Diamond Dallas Page mu magambo nyine arambuye DDP.
uwo mugabo yahoze atera ibintu by'amakofe nyine akina iriya mikino ya wrestling nagaritera amakofe biriya ngo mwita ngo ni catch ya mikino ya wrestling. uwo mugabo DDP abamuzi muri iyo myaka za 2005 kumanuka yakinaga nyine iyo mikino ya catch aza kubivamo ubwo basigaye nyine yikina ibintu by'amafilimi. uwo mugabo yareze Jay-Z aravuga ati Jay-Z niwe wanyiganiye kiriya kimenyetso ni icyanjye kandi gifitiye n'uburenganzira. Biri umuntu ubona ayatambitse intoki yikoresheje utuntu hari ahanze usanga umuntu yaragiye akabyandikisha. Umugabo yagiye kurega Jay-Z niwe wagiye yamamara kuri icyo kimenyetso abantu bose bakimumenyaho. Gusa kiriya kimenyetso 2-3 kumanuka 2-2 hepfo uwo mugabo DDP icyo kimenyetso niwe gikoreshaga cyane. Jay's album Familia. Ati Jay-Z nimba mwibuka cover ya album ye yitwaga ngo Loca la Familia. Iyi album Jay-Z niyo ya mbere yagaragaye yakoze icyo kimenyetso. Icyo kimenyetso kiragenda gikwira igihugu cyose. Urumva icyo kimenyetso yaramaze kugishyira no kugihangano cyangwa se kuri cover igiye kugaragaza album ye. Bring up the diamond cutter gesture. It also has been used in music videos and icyo kimenyetso cyakomeje kugenda gikora ku myenda ya Jay-Z myinshi abafana bagura. Turns out Diamond Dallas Page is a savvy businessman. Uwo mugabo ariko nanone kubera ngo mu mutwe ari umucuruzi nakomeje mbabwira witwa DDP wahoze akina imikino ya kaci. Acquired a copyright for this. Uwo mugabo icyo kimenyetso yari yaracyandikishije nimba twabyita nko muri RDB yinaha i Kigali twakunye nyine mutungo wawe mu by'ubwenge n'ibindi bintu byawe n'izina ryawe buriya wemerewe kujya muri RDB ukaryandikisha ku buryo umuntu warimenyeraho gato umuca amafaranga nk'umuntu waguteje igihombo. Uyu mugabo rero nawe ngo Jay-Z nubwo yari ari kwikora ibyo byose nyine yikoresha kiriya kimenyetso na n'uyu munsi aragifite aracyagikoresha. Kiriya kimenyetso uyu mugabo we yari yaragitangije kera yaramaze no kucyandikisha. Ashobora no kuba atari we gitangije mbere ariko yari yaracyandikishije muri RDB yo muri Amerika ariko bari kumbabwira kuko hari ntago muzi bihabera. Years ago this man literally uyu mugabo this hand gesture. Mu by'ukuri nyine ubwo kuko ari we wari waracyandikishije mu buryo bujyanye n'amategeko ubwo turavuga ko ari we nyiri iyo geste cyangwa se akari akantu bakora nyine yo kurambura ibiganza mujya mubona na Jay-Z. Twavuga ko ari we nyine wari nyirako no mu mategeko no mu bintu byose. Umugabo rero byagenze gute? Uwo mugabo yese abwira Jay-Z ati ngiye kujyana ikirego abavoka baragenda bereka Jay-Z impapuro zigaragaza ko ikimenyetso ari cy'umugabo yacyandikishije amategeko mbega yose ari ku ruhande rw'uwo mugabo DDP wahoze akina imikino ya wrestling. Umugabo yari afite copyright iyo geste. Nta yandi mahitamo umugabo yari afite Jay-Z usibye kubwira umugabo ati utiriwe undega ntabwo twakwicara tukabikemura haguha ku mafaranga utiriwe unjyana mu nkiko. Nuko byagenze Jay-Z ubwo ikintu cyabaye yahamagaye uwo mugabo baricara ndetse ngo bivuga ko yamuhaye amamiliyoni menshi ariko ngo umugabo yashakaga kumuregera miliyoni zirenga 5 z'idolari. Jay-Z yamuhaye atagera muri 5 z'idolari ariko amamiliyoni ngo umugabo yayakenyereye kugira ngo Jay-Z atajyanwa mu nkiko ndetse icyo kimenyetso ajya akomeza anagikoresha na n'uyu munsi Jay-Z aragikoresha. Nimba ubona performance z'umugore Beyonce nawe akora umwana wabo nsigaye mbona nawe za stage akabyina bose iyo bagiye kuva stage barabikora cyangwa se iyo bari kuza. Niyo mpamvu kiriya nyine kiriya kimenyetso mujya mubona icyo nacyo ni ikirego cyagiye mu rukiko abantu barumirwa bavuga bati guta umuntu aregera undi ngo nuko yatambitse intoki. Abagabo bari seriye kuri business. Reka dukomeze. $1 million. Nanone ngo miliyoni zirenga 5 z'idolari. 2 Chainz was for calling a girl. Niyo mafaranga we bigeze kumurega ngatange kubera kwita umukobwa thought cyangwa se nimba twabyita nk'inshinzi indaya ihabara nyine. Chisholm was the victim ngo ibyo byose byatangiye ubwo 2 Chainz na genge cyase n'abandi bantu no ku mbuga nkoranyambaga hari yagezweho hashtag yitwa ngo is this your thought. Nyine hari nkaga hashtag bafite kimikino kumwe nyine habagezweho agaslang imihanda ngo iyo slang rero yari igezweho iyo hashtag bari gukoresha yitwa ngo is this your thought cyangwa se ngo iyi ni indaya yawe y'imikino barabigize imikino. That is Rose swag. Reka bakwereke uyu munsi wenda 2 Chainz yari yinjiye muri studio. Rose Baby, is this your thought? Nyine hano nakantu bari baragize nk'imikino ni hashtag nyine yakomeje izenguruka hari nk'agasirenge karaka jambo ko gusetsa cyangwa se karaho ko gutebya ko guhuza n'umuntu ukamusuza ati bite mwana iyi ni indaya yawe by'imikino biraho. Snuck backstage after a 2 Chainz concert. Ati 2 Chainz uwo munsi yaravuye muri concert kwa kundi bari backstage abafana bari gucoba barebera hirya barebera ibyamamare hirya backstage. Him and a few others made some jokes. Ko hari umukobwa wari uri hafi ngaho yanze kuva backstage ari gukomeza runguruka ba 2 Chainz aho bari ari hirya even promoting her social. Ndetse ngo umukobwa yarari no gukoresha telefone nyine ari ku mbuga nkoranyambaga ari live ari kubwira abafana batindi backstage ba 2 Chainz ngabari ahirya bibyamamare. She decided to leave. The video then goes viral. She gets embarrassed and then sues him. Ikintu cyabaye ngo uwo mukobwa ko yarakomeje guhagarara aho hirya 2 Chainz cyo yakoze nyine
ngo yabwiye barara be bari kumwe baraho ngaho akajya batungira umukobwa nyine akoresha rya jambo ry'imikino iriya ni inda yawe iriya ni inda yawe by'imikino biraho nyine amutungira agatoki hirya umukobwa ayo majwi ajya muri video yari ari kwifata umukobwa araseba avonye ari guseba avonga haragenda umukobwa icyo yakoze ni iki yese ajya mu rukiko ajya kuri gatucenizi ngo tucenizi yanyise ndaya ndashaka miliyoni 5 z'idolari bano bantu barahumuye nta mikino bafite kandi ubwo aba ari umufana w'umukunda byo gupfa ariko akavuga atagomba no kuma amafaranga umva ko byakomeye inzara imeze nabi nyine ahantu hose. Federal judge in North Carolina ruled that calling a person a thought was not quote extreme. Umucamanza wo muri Carolina niwe waje gutangaza umwanzuro w'urukiko avuga ati kuba umuntu mutaziranye mudafite naho muhuriye mwahuye gutya ari mu mikino akakubwira ngo akaba yakwita nk'indaya cyangwa inshizi ngo ntabwo aba yabikoranye nta n'urwango rubirimo tubibonamo nk'wenda nk'umuntu mwamufite icyo mupfa cyangwa se nk'umuntu washaka kuguharabika kandi nta hantu muhuriye nta naho muziranye ikintu cyakozwe umucamanza niwe yashyize mu gakira avuga ati ibyo ntabwo ari byo ikirego byarangiye bagikansorinze baragihagarika baravuga ati reka aho ngaho namwe muba muri gushaka kurya amafaranga y'ubuntu ntabwo ari byo none se mupfiki babona ko nta kintu nyine bapfa cyatuma amuhemukira nyine cyangwa se yaramufiteho gahunda yo kumwangisha abantu be. Ibyo byose ngo abantu bamenye ko urubanza tucenizi yarutsinze ubwo yapostingaga ifoto y'akana ke kambaye imikufe ariko kabwira ati mwana wanjye urubanza turarutsinze urumva kaba yiruhukije ruba rwenda kumugezayo utarebye neza ubundi umucamanza akivuga ngo ize 5 uraziha umuntu wabishaka utabishaka zimugeraho cyo byarabaye tucenizi nuko urubanza yarutsinze. The level of crazy is about to turn up about no reka tujye ku rundi rubanza ndetse imanza zisigaye nizo manza no ziteye ubwoba cyane ndetse ziri bizarre cyane izindi manza barizemo ibyamamare nizi umva amagambo mbere yuko dukomeza ariko nimba utarakora subscribe rebo hasi handitse subscribe kandi subscribe ariko mujye mwibuka kiyicano ari yayi ari yayi. Like the video and make sure you're hydrated. 2012 mu bihumbi 2012 none ikirego tugiyeho cyo ngo ntago gisanzwe. Jonathan Lee Riches umugabo bita ngo Jonathan Lee Riches uyu mugabo bita Jonathan Lee Riches ni umugabo uzwi cyane wanamamaye cyane ngo mu mwaka wa 2012 ngira ngo mva amagambo ibintu n'umugabo yakoze and who holds the Guinness World. Ubundi uyu mugabo ari mu gitabo bita Guinness de Record cyangwa se ni ufite agahigo ka Guinness de Record ko kuba ari we muntu ufite ibirego byinshi mu rukiko nimba mu minsi yashize waragiye ubona ngo umugabo ngo wagiye urega abantu bose akantu kose karega ikibaye cyose akarega. A record he earned filing over 5,000 ari muri Guinness de Record avugwa yuko yanditswe muri igitabo kijyamo abantu baciye uduhigo nta wundi muntu urabasha kugera kuri icyo kintu. Umugabo afite ibirego birenga 5,000 mu rukiko ibaza imanza zirenga 5,000 wahura n'akantu kajya kuregura n'akantu ujya kurega uyu mugabo na wundi muntu ufite imanza zingana gutyo. Noneho uyu mugabo yanamenyekanye cyane mu minsi yashize ubwo Guinness de Record yamwandikaga nyine Guinness World Records niko bayita ubwo yamwandikaga bavuga ngo uyu mugabo afite agahigo ko kuba ari ufite imanza nyinshi mu rukiko yabyutse ajya kurega Guinness de Record nawe yabyutse ajya kubarega avuga ati mu nyandika gutunda ku gahigo narakabasabye niho ubundi byatangiriye gusakuriza ejo bundi gusa uyu mugabo kurega yabitangiye kera mu mwaka wa 2012 ndagira ngo wumve ikirego yagiye kurega none already a major red flag but he has a fetish for suing. Uyu mugabo afite indwara yirwara yo gushaka kuregana buri gihe. Jonathan filed a lawsuit. Jonathan Lee Riches Kim Kardashian and Kanye yareze Kanye West mu mwaka wa 2012 amurigana n'umugore we Kim Kardashian icyo gihe yarakira umugore n'umugabo bataratandukana conspiring with Al-Qaeda. Yes, avuga ati umuntu bita Kim Kardashian n'umugabo we Kanye West bakorana na Al-Qaeda urwo n'urubanza ruri bizarre umugabo yajyanye mu rukiko. In lawsuit papers filed in West Virginia. Ati ababosheje kubona icyo kirego mu madosiye bavuga ko ngo uyu mugabo ngo yagiye babonye dosiye nyine uyu mugabo yari yarajyanye mu rukiko cyangwa se abasomye ikirego yari yarareze. Umva ibyari biri mu kirego. Umugabo yarivugiye ngo itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2012 icyo ni ikirego uyu mugabo yareze Kim Kardashian n'umugabo we Kanye West. Ati muri West Virginia mu misozi yaho ni muri Amerika. Umugabo yarivugiye ati ngiye nari ndi muri iyo misozi ndi gutambuka mpabona Kanye West icyo ni ikirego yagiye gutanga mpabona Kanye West cyangwa se uregwa ndetse ari kumwe na Kim Kardashian n'abandi umuryango wa Kim Kardashian babavandimwe be na mama wabo bose nabasanze muri iyo misozi ya West Virginia muri Amerika bari ahantu hari inkambi ya Al-Qaeda ibyebe bya Al-Qaeda byitoreza. Umva uyu mugabo icyo kirego ukuntu kiri bizarre byonyine ibaze Al-Qaeda kuba yabifite inkambi muri West Virginia muri Amerika ifite ahantu yitoreza
umva icyo kintu. He witnessed them burn a US flag. Uyu mugabo yarivuye ati, njye nabonye Kim Kardashian na Kanye West n'abo umuryango wa Kardashians bose bose nabonye muri imisozi bari kumwe n'ibyebe bya Al-Qaeda ndetse bari gutwika idarapo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse si ibyo gusa, bari no gukandagira baca amafoto ya Barack Obama barasa no mu kirere bafite imbunda za AK-47. Cyo ni ikirego. Alleged event culminated with Kanye performing a concert for Al-Qaeda members. Ndetse uwo mugabo akomeza anavuga ati si ibyo gusa, Kanye West mu birego uwo mugabo yamuregaga sugu gukora ibyo byose byo gukora na karita. Yaravuze ati Kanye West si ibyo gusa yakoze, ati ibyo byose birangiye Kanye West yananyujije indirimbo ataramira ibyebe bigize Al-Qaeda arabisusurutsa arabiririmbira. Ibyo nabyo biri mu byaha yamurega. Case actually made it to the icyo kirego cyageze mu rukiko. U.S. Magistrate Judge Jeremiah Lynch akaba umunyamategeko ndetse n'umucamanza wo muri iyo leta ya Virginia. Charged 9 days after it was filed. Nyuma y'iminsi 9 icyo kirego gitanzwe, icyo kirego yaje kugitesha agaciro. Urumva ni ikirego kiba kinisobanuye nyine bahita babanza bakavuga ati kuko aho hantu yavuze inkambi y'ibyihe birahaba ubundi bishoboka bite, nyine barumva ntago bishoboka nyine icyo kirego bagitesha agaciro, ariko kiba cyageze nyine mu rukiko cyatesheje abantu umutwe. Kiba cyahageze. Ibyo ni ibirego biri bizarre byagiye bigera mu nkiko turi kugenda tugarukaho. Reka tujye ku kindi kirego ari nacyo cya nyuma none ugiteye ubwoba abantu banumiwe bakavuga ati bino ntago bishoboka. Kirenze iki cya Kanye West yarizwe. Mu 2011 Valerie Tax, umugore bita Valerie Tax, umugore yagiye kurega Puff Daddy cyangwa se umwita P Diddy, ajya kumurega avuga ati P Diddy niwe waturikije za nyubako za Union World Trade Center mu itariki 11 z'ukwezi kwa 9 mu 2001 za nyubako nyine Bin Laden bavuga niwe waziturikije n'ubundi za ndege ziza zikagonga ziriya nyubako za Union Trade Center. Umugore yagiye mu rukiko ajya kurega ati P Diddy niwe waturikije ziriya nyubako. Yamureze mu 2011 izo nyubako nyine murabizi zaguye mu 2001. Ndetse umugore akomeza arega P Diddy avuga ati izo nyubako nari mfitemo ibintu byanjye nakoreragamo, ku bw'izo mpamvu yamombeje amafaranga arenga tiriyari. Urumva ibirego by'ubugoryi ariko biri bizarre nyine bidashoboka byagiye bitesha abantu umutwe mu nkiko abantu bakumirwa. Icyo kirego cyageze mu rukiko, umugore ari kurega P Diddy kare waturikije za nyubako ndetse ko yamuhombeje amafaranga menshi cyane yari afite muri iyo nyubako bitewe n'ibintu yakoreragamo. Icyo ni ikindi kirego. Reka uyu munsi ncumbikiye hano, ubutaha tuzagenda tugaruka ku bintu bitangaje biba bisa nk'ibidasanzwe bigenda bicano hanze, ariko ni mukina n'utuntu tw'ubwenge mujye mutubwira ikintu mushaka ko dukoraho cyangwa se twakwiganiriraho dukomeza ducuma iminsi. Reka nkubwire ngo kanda subscribe, ujye muri comment utubwire ikintu ushaka ko tuvugaho. Warabibonye ngo iyo abantu bagera muri 5 bahurije ku kintu tuhita tugikoraho. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha.